nimba ari mwiza mu Gakenke nimba ariko byabaga byari ibyo mu Gakenke barahinga byabaga byarabyibushye ukabona ni nk'umuntu gifite inda komana niyo mpamvu rero avuga ati kino kiba murabure no mu nzira watega moto nuko umudive kubigutangariza ngo ubudi nta kibazo ndategereje nanjye biterera z'umukobwa nje nakunda simbivuge ngo mutangire mwibaraguze ngo ngwe oya bareke sinkunda kurya mu buzima busanzwe abo tuziranye barabizi ibyo byarananiye Sam Black muraho neza abakunzi ba Nadijo ndizera mumeze neza natwe hano tumeze neza Imana yo mu ijuru iracyaturinze turi amahoro turashima Imana so ndizera namwe mumeze neza rero aho muri hatandukanye haba bari mu mujyi wa Kigali bari mu burengerazuba bari mu majyepfo abari burasirazuba n'abari mu majyaruguru ndizera mwese mumeze neza ndetse n'abari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda mwese abakunzi ba Nadijo mwumve ko turabayambiriye Imana igikomeza kuba turindira ahantu mwese muri duhaye ikaze rero umuntu wese ufunguye iki kiganiro uri kucyumva uvuga ko tuguhaye ikaze wisanzure hano kuri Nadijo TV show nk'ibisanzwe rero this is Nadijo TV show nk'ibisanzwe uyu munsi guys twabazaniye umutumirwa murihangana cyane kuba twakoreye inyuma ya kamera kuba turi kubaha amajwi gusa ariko niko umukunzi wa Nadijo yabyifuje ntagashaka kugaragara cyane kuri kamera ariko twavuze ngo why not abakunzi bacu tutabaganiriza ntabwo tuba twifuza ko mwakwicwa n'irungu murabizi ko tugomba kubamara irungu murabizi ko tugomba guhora tuganira twungurana utuntu tumwe na tumwe niyo mpamvu rero iyi saha uyu munota aka kanya tuvuze ngo reka tubaganirize muri ubu buryo mukunzi wa Nadijo tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane wumve wisanzuye wumve utuje kuri Nadijo biba ari amahoro cyane umeze ute umukunzi wa Nadijo umeze neza uretse ko muri rusange nk'abakunzi b'umupira w'amaguru especially bafana ikipe ya Manchester United bitagenze neza uno munsi gusa ni amahoro ahandi hose biracamo byagenze bite Manchester United nyikubwira ko nyine abakunzi b'umupira w'amaguru ko tutishimye uno munsi muri rusange dore ko n'abantu bafana ikipe ya Manchester United muri rusange abafana benshi kandi bazo no kwihangana ntabwo bitigendekeye neza mu minota ishize ko dore ko bari bamaze kudutsinda ibitego 2-1 ese bigenda bite kuki akenshi usanga abasore usanga igitsina gabo hafi ya bose baba bakunda ibintu by'umupira bafite amakipe bafana ibyo bintu ubundi biba byaravuye hehe njyewe uko mbyumva umupira ni nk'ikintu twashyira mu bintu umuntu akunda bitewe n'uko abyumvisemo n'impamvu nakumva ko ari abagabo cyane babyumvamo n'uko burya ugiye kureba mu mateka y'umupira w'amaguru ubundi byatangiye ku bagabo nta mugore ugeze ukina umupira bwa mbere ngo wenda byahereye ku bagore numva ndakeka ariyo mpamvu wenda bavuga ngo abagabo benshi bakunda umupira wenda ni ukuvuga ngo nuko ubundi byahereye mu bagabo nyine bakera nubwo uko evolution y'umupira byahereye mu bagabo nibo bakina umupira bwa mbere bituma banagira wenda n'umufana mwinshi cyane biza kuba ari umugabo par rapport y'umugore uvuze ibi bya Manchester United niye mpamvu se wowe wahisemo kumva wafana Manchester United ku buryo wumva utameze neza ku buryo wumva watsindwa ukumva nyine byabaye ikibazo Manchester United niye mpamvu nyamukuru yatumye uyikunda kuri njye Manchester United impamvu nayikunze urumva buri muntu wese afite ikintu akunda ibintu naje kuyisanga nkunda umupira w'amaguru ntabwo imyaka myinshi ishize ni imyaka mike kuko nanjye ndacyari umwana muto uri umwana muto impamvu nakunze ino kipe rero mfite umuvandimwe wanjye ukunda bya danje urumva nyine umuntu w'umuvandimwe murahurana amaze tunagiye kureba match ya Manchester United uvuye mvuye kureba match ya Manchester United numva nyine nanjye mbaye interest mbaye interested muri Manchester United ntangira gukunda umupira gutyo urumva nisanga mfana ikipe ya Manchester United gutyo nakundaga n'umupira w'amaguru nyine mu buzima busanzwe nyine
ubu ngize imana ubonye kipe ufana ntabwo ari ubwo ngize imana njya nakunda umupira w'amaguru gusa mbireba gutyo nkavuga ati ikipe no munsi ndafana iyi no munsi hakinye izi ndafana iyi mbese navuga ko ari wamfashije kuba nabona amahitamo yuko nafana ikipe mu mashampiyona agiye atandukanye sibyo sinakubwira ko wenda niyo mfana muri shampiyona y'Ubwongereza sinari mubizi gusa buri gihugu kigira amashampiyona nyine kigenda gikina buri gihugu akenshi bafitemo ikipe mfana gusa nyine mu Bwongereza mfana ikipe yitwa Manchester United. Nuko naje gusanga mfana Manchester. Ni impamvu nari nkubajije ibya Manchester United kugira ngo nanjye numve ko bya motiva nanjye nkayikunda ariko se ko numva yo nawe wabaye motivated kubera your big brother ubwo nanjye nzashaka ikintu ikipe mfana mvuga ati iyi ngiyi kurya amazamo n'abakinnyi na batanu byibuze gufana ikipe yo wayibonye kabisa. Guys, ntabwo rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu by'amakipe ntabwo tugiye kuganira ku bintu by'umupira urumva umutumirwa uyu munsi dufite mubajije tuganiriye hari mood avuyemo niyo mpamvu yagira ngo nayo abanza yidusangize guys rero tubahaye ikaze nanone mu kiganiro mukomeze murebe iki kiganiro mukirangize umva uyu mutumirwa arasetsa ni nayo mpamvu nyamukuru ntekereza ko yansabye ko twazamuha ikiganiro kuri na Dijo TV show hanyuma akaganiriza abantu bacu ndavuga ati uyu muntu tukivugana uyu muntu yambwiye ibintu ndaseka ndagagara imbavu zirarya ndavuga ati why not tutamuzana kuri na Dijo kugira ngo namwe abaganirize museke muve muri mood mbi murimo ahubwo mujye mu yindi mood mutume mwishime donc munezerwe kubera umutumirwa wacu twonye tugaha ikaze mu kiganiro rero urakoze cyane umbe wisanzoye sawa neza umutumirwa wacu rero hari ibibazo bitandukanye mfite nshaka kukubaza ndagira ngo noneho uri pause noneho usubize ibibazo ngiye kukubaza kugira ngo nsubarize n'abakunzi ba Nadijo bagufite ibibazo ariko nabo niba babifite bindi barabyandika muri comment ikibazo cya mbere nashaka kukubaza nize hobbies zawe nize hobbies nyine wisangamo ukavuga ati noneho nizo zanjye cyangwa se muri izo hobbies nize wishimira kubona ushobora kuba udafite wowe ariko ukavuga ati uyu muntu uyifite byibuze ukayappreciate ukavuga ati uyu muntu rwose iyi hobbies afite ishobora kugira akamaro societe nawe ubwe ishobora kuba yamugirira akamaro uratubwira. Murakoze yewe hobby navuga ngo mfite njye nikundira kureba filime nikunda kureba movies wenda abantu tuziranye barabizi igihe cyane kinini iyo nari mu bintu wenda by'amasomo ndacyari n'umunyeshuri iyo nari mu bintu by'amasomo iyo turi muri free time nikunda kureba filime ngiye nigira muri video games nikinira game ukina game uhora ukina game ntabwo mvuze ngo umuntu umbajije hobbies hobbies ni ikintu umuntu akora igihe ari muri free time simira akunda gukora igihe muri free time ngiye rero ndi muri free time yanjye iyo filime numva nashaka kuzireba wenda numva narushye itankina game indi wambye game ukina kugira ngo twumve niba hari n'abacuti cyangwa se abakunzi barangije n'abakunda iyo game amagame yo ni nkasa bafite amagame nkasa imwe urayikintu ukayirangiza ukajya ku yindi gutyo umugacaka aramutse ashatse game yazakubwira nkamubwira ibyo akina cyangwa se cyangwa akajya kuri Play Store nimba afite telefone akadownloadinga byakunda nimba ashaka n'andi website wakora games kuri laptop azakubwira umbwira sibyo none wambajije ngo ubwo nizo nge nigiriza hobbies ugiye nukureba movies ubwo nimvuga movie ubwo bita bijyana no kureba na za match n'iki byose then haita nkina game wasumbaza ushaka kureba kuri mugenzi wawe cyangwa se ku muntu muri rusange ukavuga ati wow aba bantu uyu muntu izo hobbies afite nubwo nge ntayo mfite ariko ni nziza ishobora kugira akamaro societe ishobora kumugira akamaro nge nagize ngo wambajije ngo niyo hobby nabona ko umuntu basi kundi muntu nge nkifuza kuyigira of course niba ubonye hobby umuntu afite ukavuga ati wow iyi hobby ni sawa cyane nawe ushaka kuba wanayivuga ati wayima uramutse uyifite urumva ko n'ubu byarushaho kuba byiza kurushaho nshobora kubivuga wenda bikaba mwayifata nk'urwenya gusa sinkunda kurya mu buzima busanzwe abo tuziranye barabizi ibyo byarananiye some black
ibiryo byarananiye wenda Yo, atari rya bindi byose byo muri filime tujya twumvaga ibiryo byarananiye kandi oya ari kurya isahani I'm yuzuye. serious Yego. ibiryo byarananiye si abantu tuziranye barabizi sinkunda Ya. kurya rero iyo niyo hobby nabona kuko hari abantu bakunda kurya pe Yego. banabigize nyine ibintu bya professional ikinyamwuga bakaba bajya no mu mikino yo kurya bakaba banabitsindira bakabikuramo ibihembo bikaba binatunze Yego. gusa nyine urumva nayo aba ari hobby Ya. ariko nyine iyo niyo hobby navuga Iyo se nabona ko umuntu yabugirira akamaro uretse sosiyete gute? nose naguze amarushanwa yo kurya Aha. ntabwo ujya ubyumva se mu Rwanda ngo wenda ngo ukana kagiye Kwa kundi umuntu arya agapfumuko inda. urakoze cyane urumva ubwo rero wambaje ko hobby umuntu nabona ko umuntu mbona ndayifuje ni ukurya sinkunda kurya wenda imana ndamusimaye kurya nkajya mfungura nk'abandi Sibyo? byasa neza byasa Nta neza yindi hobbies. nayo Nta yindi indi wifuza kuba yakubaho cyangwa se wagira uretse kuba ukunda Nako. kuba ushaka gufungura. gufungura pe buryo uzafungura Hanyuma mu buzima bwawe ndatekereza ko umuntu wese ubayeho aba afite wenda icyo navuga dreams cyangwa se indoto, ikintu yifuza kugeraho mu buzima bwe cyangwa se ikintu yifuzaga kugeraho mu buzima bwe akaba atarakigezeho. Ndagira ngo wenda urumva hari ukuntu kera turi abana twajyaga usanga wenda nk'ababyeyi batubaza se bumva wifuza kuzaba iki, wifuza kuzakora iki, kubera ko wenda ndi kubona wenda nk'amakuru kuri televiziyo nkavuga ati papa cyangwa se mama ndashaka kuzaba umunyamakuru, nkakora kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo, ndashaka kuzakina umupira, ndifuza kuzaba muganga. Wowe mu buzima bwawe kuva uri umwana ni iyihe ndoto wagize na n'ubu ngubu wenda ugifite wenda itarapafominga cyangwa se itarakubaho ariko ukitegereza ukavuga ati iyi ndoto ko byagenda kose ngomba kuzayigeraho? mbo ku muntu nanjye kuvuga ngo ku muntu w'umuhungu ku bantu bose muri rusange baba bafite inzozi pe nta muntu utagira inzozi nawe utagira inzozi wenda umuntu ushobora kumubaza umuntu ngo ufite inzozi akakubwira ati njye nta nzozi mfite mu burakari bwinshi bitewe nuko wenda na situation yarimo ako kanya abona bitazakunda buriya hari umuntu uri hariya mu muhanda afite inzozi zo kuvuga ati wenda nzayobora nk'aha hantu nari mfite inzozi zo kuba wenda natwara imodoka akabona byaranze urumva yego ariko njye burya nari mfite inzozi zo kuzaba wenda umusirikare sibyo nakundaga ikintu cy'igisirikare cyane nkumva nyine patriotisme mbese gusa aho byagiye bimvamo aho batuguriye televiziyo hagenda filime z'abasirikare isasu mu mutwe akaba yapfuye mu kaguru akaba yapfuye akaba yasize abana akaba yasize iki byose bigenda bimvamo bivamo kubona warabirebye muri filime cyane ko bavuze ko nakunda barababara cyane mbese ni ukwitanga bya danje bitavuze ko ntakitangira igihugu isaha n'isaha ariko nyuma hari ikiganiro His Excellency sinzi nimba warakibonye yaje kuvuga ari kubwira abantu ati agiye mu bantu bavuga nyine ngo nago bajya mu gisirikare ngo sobwo ngo babarashe ngo sobwo ngiye ngo sinajya mu gisirikare ngo sobwo ngo bandashe nkapfa aravuga ati abantu bose bapfa nuko baba bagiye mu gisirikare oya nuko baba barashwe ako kandiro nyimara kukumva nese numva none ngiye gukunda igisirikare urumva yakugaruyemo imbaraga ariko nyine nigaturuva ndakuze nigaturuva imyaka wizo nyine imyaka bagenderaho mbonye turuva imyaka yansize mbona nyine nahise nkora nyine plan ahazaza ahita mvuga ati nakomeje kuba nagiye kabisa iraje bora ni ikintu cyansubijemo imbaraga ndavuga ati kabisa nakagombye kuba nagiye nanjye nkakorera igihugu mu buryo wenda nzagikorera mu bundi buryo ko numvaga njye na prefer kugikorera mu gisirikare nitangira igihugu. Hanyuma se ubwo yararangiye sorry ubu izo ndoto yararangiye ubu ufite iyiherero bafite inzozi nka 100 inzozi mfite zo ni nka 100 ariko banza usetsa bijyanye wenda n'ibintu niga watubabariye se nk'abakunzi ba Nadijo kadutamo nk'akantu kadusetsa twese ngiye gufunga umunwa umbwira ibintu bituma nseka ninaseka abakunzi ba Nadijo ubwo zaze nkujyane muri ndashaka kubwira ibintu bituma nseka ubu ngubu zaze nkujyane muri ni mushaka kujya gushika tuzagenda muri kan Kigali urabona ara muri Genesis Comedy mbongeye bitewe n'ibintu niga warumaje ndacyafite inzozi yego bitewe n'ibintu niga inzozi zirahari ukinabyumva utumva inzozi zanjye kabisa ntago bigiye kure cyane nko kwitangira igihugu nkuko nabwo mu gisirikare yakora none nyine zabaye nk'ibihindutsemo gatoya domaine njya mu bindi yakora nabwo no kwitanga nabwo no gukorera igihugu. Wow.
courage merci none beaucoup. wansekeje ndashaka kunsetsa Ntabwo kuko ufitemo utuntu turi kugenda uvuga ngo Mbo ntabwo mu buzima busanzwe afite utuntu nka sa mu buzima busanzwe ntabwo ndi umukomediye urumva rero ariko kugusetsa ndumva bashaka gusetsa kugusetsa ntabwo bikunda kabisa impossible. ya nuko rero abakunzi ba Nadijo ndizera bari kugenda benjoyinga ikiganiro dufitanye n'umutumirwa wacu so ndashaka kugira ngo rero ushobora gufasha nk'umukunzi wa Nadijo uri aho ngaho nk'umukunzi wa Nadijo uri aho ngaho ufite inzozi ariko atazi uburyo yazagira gute yazayigira reality. So tubwire rero how can you transform your dream or your dreams into reality. Okay, murakoze. Mu buzima busanzwe turaziranye nta myaka myinshi mfite pe nta myaka myinshi mfite wenda mvuze ngo najya kugira inama ngo uburyo ngo wakora ngo wahindura inzozi zawe inzozi zawe ukazigira reality zikaba Nanjye za ubu- nyazo za za nyazo. nzozi zawe. nanjye ubu ndeba uko mfite inzozi nka sa wenda izabaye reality wazibara Ego. Nako Izo zabaye reality rero wabigenje ute kugira ngo zibe reality niko kantu nshaka kubwira abakunzi bacu. Okay, kugeza ubu izabaye reality sinizi katurebe biba bigoranye nawe urabizi gusa nyine njye ntacyo navuga ko ibyo ngibyo bindetse ubushobozi kuko nanjye ndacyafite ibintu byinshi imyaka iracyari mike siko kugira ngo inzozi zawe zabe reality mbo nakubwira ati don't give up. Niba wumva ushaka kuzagera ku kintu don't give up. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Ukagira niba ukora courage. ukabona biranze uno munsi ejo biranze shyiramo ntabwo biba byoroshye nanjye mbyumva ku bandi bavuga gutyo na gutyo kandi nanjye bimbaho kuko nanjye mfite ikintu nshaka kuzageraho gusa don't give up. Ikindi burya ufite no gusenga burya ugashyiramo n'Imana n'iki hari abantu bakunda kumva bavuga ati ari mu bibazo sometimes akava yanavuga ati buriya Yesu kuko yaranazutse buriya kuko baba batubeshya bitewe n'ibibazo arimo ariko nyine don't give up ukanasenga ugahozaho ugakora uhozaho niba ari byo byagufasha kugira ngo ngire ndakunze ikintu wihaye kugera. Thank you so much. Nagira ngo nongere nkubaza akandi kabazo gato k'amatsiko urihangana kuko ubaza ibibazo byinshi ariko kugira ngo tugire ikiganiro kiryohe niyo mpamvu ndi kugira ngo natekereje kuba nagenda nkubaza utubazo tumwe na tumwe tutuganireho tuganize abakunzi bacu benjoyinga. Abakunzi bacu turabakunda cyane buri gihe duha dushaka ikintu gituma mutaba bored gituma mutatwibagirwa gituma mutavuga ati abana Nadijo ko tubakumbuye barihe ni kuri iyo mpamvu rero tuba twabazanye n'umutumirwa wacu akavuga ati munsi ntabwo nshaka kujya kuri kamera ariko tukavuga ati turaje dushaka ubundi buryo ariko uganirize abakunzi bacu. Urabona hari ukuntu umuntu aba ari muri sosiyete sibyo bakavuga ngo uyu muntu wapi ni fake ntabwo nyine yubashywe cyangwa se ntabwo yubaha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagira ngo umbwire ni ibihe bintu ubona ku muntu akora mu bandi sibyo akabona nyine akabona respect nyine akaba yaba yubashywe cyangwa se bikagaragara ko yubaha. Donc urambwira turi muri sosiyete hari ukuntu usanga hari nk'umupapa cyangwa se umumama cyangwa se umwana akavuga ati wow uyu mwana ndamukunda cyangwa se umupapa ndamukunda kubw'iyi impamvu niyi cyangwa kubw'izi impamvu izi n'izi. Ibyo bintu niba nshaka ko umbwira wowe ni ibihe bintu ubona ku muntu ku buryo uvuga ati wow uyu muntu ndamwubashye kubera iyi mpamvu mukunze kubera iyi mpamvu wenda utari unamuzi wenda ari nabwo umubonye cyangwa ukavuga ati uyu muntu wow uyu muntu arubashywe kubera utu tuntu n'utu ngira ngo uri kumva ikibazo ndi kuko nabyumvise urumva iyo ngiye gusubiza ikibazo ndavuga ngo kuri njye according to me kuko hari uko njye mba mbibona hari nuko mwege mba mubibona cyangwa abakurikirana Nadijo hari nuko baba babibona njye kugira ngo mbone ko umuntu asanga nyine afite icyubahiro nitwo warumbajije ubona ko nyine agaragara ko afite icyubahiro cyambere nuko agomba kuba ari smart physically ari smart yes ushobora kuba nyine buriya ikintu cya mbere kigomba kuba cyiza ku muntu ni ukuba ari smart physically appearance kubona nyine agaragara mu myambaro myiza isa neza atavuga ngo wenda gahora mu myenda imwe aho iki
icyo gihe iyo umubona ari smart ameze neza ugomba kumuha respect. Ikindi Yeah. gishobora gutuma umuntu ngiye muha respect cyangwa ukamuha icyubahiro agomba amagambo avuga, sibyo? urwego rw'imivugire ye, urwego rw'imitekerereze ye, urumva nyine mbere yo kuvuga uramanza ugatekereza amagambo avuga. Se amagambo avuga ahuye n'abantu arimo araganira nabo, se amagambo avuga ajyanye na community arimo, se mbese urimo urabyumva. Hari ukuntu nyine umuntu uba usanga nyine ari mukuru ariko imitekerereze iri hasi, aravuga amagambo mbese reka avuge amagambo atameshe, Yego. amagambo amese ukuntu, uri kubyumva. Yeah. Akantu ka kabiri ngira ngo si ibyo se, sibyo? njye ndumva ari two navuga. Ushobora kubona umuntu ukavuga ati ari smart, iyo nyine umuntu avuze smart navuze physical ariko no mu mutwe mental agomba kuba akora iki, atekereza ibintu bizima. Yeah. Aho gutekereza rero akavuga amagambo mazima. Yeah. Thank you so much. Yeah, noneho urabona uri umusore Muto. muto. Musore muto durambabarira. Musore muto. Yeah, uri umusore Muto. hanyuma ukaba ngo n'umusore muto ariko ntabwo uri umwana. Mbona ntabwo ndi umwana. Yeah, uri umusore muto ariko utari umwana. Urubyiruko. Yeah, urubyiruko. Ariko ibyo ari byo byose sindi bukubaza niba ufite umukobwa mukundana se cyangwa se ufite umukunzi, ntabwo icyo kibazo ndi bukukibaze kuko niba unamufite cyangwa se utamufite ibyo ngibyo n'ubundi uzahura nabyo cyangwa se ufite plani zawe mu gihe kiri imbere. Ndagira ngo nyine umbwire ubundi kuri wowe umukobwa bavuga ati uyu mukobwa ni mwiza, umukobwa mwiza ku giti cyawe cyangwa se tuvuge umukobwa mwiza muri rusange, ni umukobwa uba umeze ute kuri wowe cyangwa se muri rusange, ni umukobwa uba umeze ute? Nakubwira njye nkunda kuvuga kuri njyewe. Yeah. Kuko umukobwa nkunda ushobora kuba utamukunda. Umukobwa nkunda abo ngabo bashobora kuba batamukunda. Wese ubu ntawe mfite ariko nyine umbwiye criterias. Uramushaka se? Nawe nshaka. Umugiye ngo nkubwire criterias ukuntu yaba ameze. Reka ndabikubwira nawe. Nta kibazo. Ndategereje nanjye. Criterias z'umukobwa njye nakunda. Yego. Simbivuge ngo mutangire mwibaraguze ngo nkwe. Oya, bareke kwibaraguza abakunzi ba Dedo mwabyumvise nimuzane nkwe. Yego. Zakuboneza umubyeyi wowe nakumva. Oya. Kuvuga ngo umukobwa nkunda umukobwa w'umudive. Kubigutangaje ngo umudive. Umukobwa w'umudive. Icyo ni icya mbere. Umukobwa w'umudive ni ukuvuga iki? Asangira mu idini ry'abadive. Umukobwa usenyera mu idini ry'abadive. Okay, ndakubeshya. Umukobwa nkunda ni umukobwa ugomba kuba asa neza mu isura. Atari ukumbwira ngo ni wa mukobwa ngo afite umutima mwiza, ibyo by'umutima mwiza ntabwo bikunda. Yego. Asa neza mu isura ntabwo bikora. Agomba kuba asa neza mu isura. Ubwo insura mvuga nyine kubura umukobwa nyine wagera mu bantu. Bro, ni mwivugisha ngo ibintu byo kuvuga ngo umukobwa ngo mwiza ngasate n'umukobwa mu basate. Yego. Umukobwa mubi muramuzi. Ndashaka ko ubwira umukobwa mwiza mu isura ukuntu abasa. Umukobwa umeze neza. Umeze neza se ku ruhe rwego? Wowe usa neza mu isura cyangwa usa nabi? Njyewe? Ye nsa neza cyane. Umukobwa usa gutyo rero. None ni ukuvuga ngo mbo tuvuye mu isura. Njye ntabwo nakubwira ngo ngenze ni umukobwa ufite umutima mwiza ariko ngo wari kundeba se ukabona nsa neza. Wasubije ariko. Wasubije sinzi ikintu ushaka. Hari ukuntu nyine deba abantu bakoraga kubakunda kutoza mu mashuri ya secondaire. Ngo ngari umukobwa ngo usa neza. Ngo kwisura. Ibintu bwo kwisura nyine murabyumva umukobwa nyine usa neza. Yego, ufite face. Kuko nawe umuntu ubona ko ati umukobwa hasi. Umukobwa neza. Urumva? Arindwi. Ukamuha 7 ku 10. Urumva? Ukumva mu masegonderi kira twakunda kwibaraguza ngo za debate zananiranye. Ukumva ngo ngiye ngo kugira ngo ngiye cyangwa umukobwa ngo usa neza ku isura. Ngo nashaka umukobwa ngo usa nabi ngo ku isura ko ngufite umutima mwiza. Yego. Mbongewe mbonde no gusemba baza abantu nimba nigize supporting emotion no kuvuga ngo ngiye nashaka umukobwa usa neza ku mutima ngasa nabi ku isura. I'm very sorry. Mumbabarire. Ngiye nashaka umukobwa usa neza ku isura. Umutima wahinduka. Twajya tuganira binanze. Umutima waza. Namaze ku 10. Navuga ati nibikunda. Urukumva. Mbo wabyumvisha umukobwa mwiza. Ibyo mutima ibyo sinzi.
imitima irahinduka urumva umukobwa mubi we wapi kabisa mbo ku mubiri ni ukugenda nyine umukobwa ngo ubyibushye cyane no aba afite 0 ubyibushye cyane aba afite 0 ku 10 urumva ubyibushye cyane nyine ahantu gusa ngo umuntu abyibushye adatekere 0 ariko nyine kumanuka gute uri kubivuga unyereka ariko abakunzi baradije ntabwo ariko kureba kumanuka gute kumanuka kugera hasi uva hehe ku mutwe nuvuga ngo agomba kuba afite umuhana byibushye atari hano urikumva ubwo babyumvise nuvuga ntabwo dushaka ntabwo umukobwa mwiza ku mutumirwa wacu cyangwa ku mukunzi wa Nadijo ntabwo ari uguhera ku mutwe kugeza ku kirenge byibushye usanga umuntu ahera ku musatsi arabyimbye amatama ageze iyo ruguru byibuze nanuka hejuru hasi ugerageza ukora iki ubyimbeho gato hasi ubyimbeho gato wenda ni ku maguru se cyangwa ikirenge ibyo ni kuba babyumvise ubwo ni nyashi urakoze ni gutyo nyashi mu kazi kose nta kindi numva umukobwa yego ni uwo nguwo ibindi byose imico mu mico uragambaje ko nyine mu mico burya mwana uzasenge birakora gusenga birakora kandi burya gusenga ahantu biba bihuriye no kuvuga ngo umuntu ngo yambara gutya ngo agenda gutya kuba ameze kose uburyo arasenga ntabwo nshaka kwibasira amadini wenda bamwe bemera abandi ibisuko ni urugero abandi batabyemera gusa uko wameze kose urasenga bazakubeshya iki niko mbyumva mu yindi mico ndavuga ati wenda ni ugusenga ubundi ni ukubaha burya abakobwa abenshi barubaha ndumva ari ibyo none se umva uransekeje ahangaha rwose ndumva nagagaye ndizera n'abakunzi bacu basetse bapfuye pe ariko umva turi kumwe hanga n'umukomediyani wicecekeye ukuganiriza gusetsa ariko umva aryumyeho utamenya ko asetsa ufite ababyeyi bombi ndabizi wabaye n'umwana na n'ubu uracyabona ababyeyi bafite n'abana bato ndashaka ko umbwira cyangwa se ubwira abakunzi bacu ibintu ubona ababyeyi bakora cyangwa se umubyeyi akora bidakwiriye imbere y'abana babo cyangwa se ibintu umubyeyi atakwiriye gukora imbere y'umwana we cyangwa se y'abana muri rusange ni nk'ibihe bintu wowe ubona bidakwiriye ko umubyeyi akwiriye kuba yakora igihe ari kumwe n'abana bato cyangwa se urubyiruko nyine doka abana bato murakoze ntabwo ndagira amahirwe yo kuba umubyeyi nabyita nk'amahirwe kuko nyine ntabwo abantu benshi bafite kuba ababyeyi ntabwo abantu benshi bagira amahirwe yo kuba ababyeyi gusa nabaye umwana nabaye umwana njye ku giti cyanjye kuri njye twaguye no kubindi nsubiza kuri njye ibintu ababyeyi bakagombye gukora batakagombye gukora imbere y'abana ikintu cya mbere nko kubwirana nabi kuba babwirana nabi kuko ni kenshi abantu murabizi ababyeyi abantu bagifite ababyeyi murabizi cyangwa bakuze babana n'ababyeyi harimo ukuntu nyine bagendaga bagira nk'akantu batumvikanaho umwe akaba yabwira undi nabi cyane cyane nyine muri Afurika bikunda kubaho gusa nyine icyo abazungu baturushaho babona babikora bitandukanye ukuntu muri Afurika bigenda wenda mbere yuko babwirana nabi bamanza babwira abana mu byo kuryama cyangwa se mu byo kureba abandi bantu babaturanye bakuri njye rero mba numva ikintu ababyeyi batagombye gukora imbere y'abana babo ni ukubwirana nabi kuko burya iyo mubwiranye nabi imbere y'abana birabadescourage sibyo bigatuma nabo batangira kugira ikintu cy'umutima mubi no gusuzugura no gukora iki ndumva icyo ari icya mbere ikindi ni ubusinzi impande zombi ntabwo navuga ngo umusinzi bw'abapapa cyangwa n'abamama basigaye basinda ugasanga umwana atashye yarangiye ari mu miriro niho handi usanga n'umwana akiri muto avuga ati ese kuki ngira ntafata kwicupa nanjye nkajya imiriro nkajya imyota wumva ukuntu biba bimeze ugasanga atangiye gukoresha ibiyobyabwenge akiri muto ndumva ari ibyo kabisa nibyo rwose ibyo bintu nibyo utubwiye byose hanyuma ngira ngo uri umusore ugira inyamaswa ukunda cyangwa se ugira inyamaswa utinya cyane ndagira ngo rero tubwire ni iyihe nyamaswa wowe ku giti cyawe ubwawe niyo waba uri mu nzozi ukayibona wahita wumva uhahamutse ni iyihe nyamaswa utinya ngiye kuri njye kuri njye ni inzoka ni inzoka kuko uvuze by'inyamaswa unyibukije ari agakuru
rimwe nari mvuye kureba match nyine bisanzwe ari nimugoroba ntashye mu rugo mbo ijye mu rugo ari ahantu uca nyine hasa nkaho nadita akayira gafunganye kakarombera ukuntu sinimba bari kubyumva neza ngezemo hari nka saa ntago hari bwije cyane hari nka saa 3 guca n'igice mbo ngiye ngezemo nsanga harimo umukobwa ahagaze ku ruhande imbere yanjye umukobwa yatinye kugenda ngere iyo nzoka sinari nayibonye ndigendera bisanzwe mbo ndatambuka we yategereze ngare ko ageraze ko nayibonye mbo nditambukira ngewe yari ishinyitse yakubwira kuntu yigo ari kinini yore kihagaze mbo ndatambuka ngewe yakubwira n'inzoka we nyine yarafite ubwana we yagagameze ukuntu nyine cyo nditambukira bisanzwe maze kugenda atambwira ngo dore inzoka ngo dore inzoka mba ndayibonye urayibona amaso ku maso tubona mama nahise niruka atigare kumbwira ngo mbega umuhungu usuko ngo banyiciye mu mutima ndavuga ko uri umusazi ibyo kwakunda nyine kwakunda abakobwa bakunda kwimbamo ngo umuhungu ngakora ibyo ntabwo ntituziranye yica cyangwa ubireke yabivuze ndi kurengera uruguru kuko nari ndimo ndakata ariko ngo waje ukayinyicira navuga ati nawe shaka abandi bayikwicira mbuzima busanzwe ntinya inzoka niyo n'umunyorogoto sinshobora no guhuza amaso nawe ngeze mba umunyorogoto wuzi akaryuka gato cyane ubwo mukobwa nyine naze gusanga uwo mukobwa nyuma ari umukobwa nyine mushyashya twari turi mu kigero kimwe twakundi nyine umutipe abona umukobwa akavuga ati reka nkwiyemere uwo nyica naravuze ati ibyo ntabwo bikunda shaka abandi bantu bayica ikintu cyaje kumbabaza rero yari umukobwa mushyashya muri quartier bari bimukiye muri quartier hashize iminsi turahura numva mfite isoni ndavuga ati ko nari none iyo nyica gasanga bigize ikibazo uwo mukobwa nakufite tuziranye gahe no gushobora ko atananyibuka ndavuga ati njye nakejeje ubuzima bwanjye kuko undi muntu wese yabukiza ibintu yakana ko kwiyemera ngo umukobwa nyemere nyemere ko ndenze hasi niye nyamaswa ukunda se nyuma yo kuba wanga inzoka ni ntayindi nyamaswa utinya uretse inzoka wenda n'imbeba sinzi niba imbeba ziri ubwoko wiseka imbeba ziri ubwoko urabizi imbeba ziri ubwoko kuko njyewe hano nize habaga ikintu bita ifuku urayizi warabona amenyo y'ifuku mu gitabo ifuku ikurebye ikasa mbona iyi nzoka n'ipusi mu magambo make n'imbeba imbeba niyo fuku cyangwa imbeba zo mu nzu hari imbeba ifuku cyo ni igipusi kinini kimeze ukuntu kinini ubwo rero nimba ntiny'imbeba n'ipusi ubwo urumva ni ibibazo ni ibibazo kabisa njye n'imbeba n'ipusi aho nirega ku mitoro nko bwicaga imbeba cyane zabaga ziri mu mirima nyine cyane mu mirima y'ikigo bakayitega imishibuka sinzi mba iri mu kwiza ikahita izamuka yego yazamuka ukabona neza ni nk'umuntu byabaga nimba ari mwiza mu Gakenke nimba ariko byabaga byari ibyo mu Gakenke barahinga byabaga byarabyibushye ukabona ni nk'umuntu gifite inda komana niyo mpamvu nahise avuga ati kino kiba murabure no mu nzira watega moto nuko ni inzoka n'imbeba buriya niba ni uhuye nayo utega moto fata akamoto kabisa no kwirwana no gukiza ubuzima bwawe ariko dupfana niye nyamaswa ukunda kugeza ubu inyamaswa nkunda mbonye amadocumentary menshi bavuga ngo njye nkunda amahoro sibyo nkunda amahoro mu buzima busanzwe sinkunda stress amadocumentary nkunda kureba rero bavuga ko inyamaswa y'inzovu ari inzovu ari nkunda amahoro mu shyamba ngisanze inyamaswa zimo zirarwana gerageza gukiza mbona nibwo nase nibonanye ko nshaka gukunda inzovu sindayibona usimane zafashe nyibone ngiro amahirwe nanayibona kandi ntizakurye ntago inzovu iryana ntago sipfunda amahembe yayo inzovu zigira amahembe buriya igira iki inzovu ni hanya ikintu gifite umunwa muremure kigira urumva nyine kuva ari nyamahoro nta kintu yagutwara ariko niyo nyamaswa ya mbere nanone itibagirwa mu myaka 100 byo ntabwo nari mbizi ngira ngo narabisomye mu gitabo ndakamenya ngira ngo igihe cyose ni inzovu ariko ni inzovu igihe cyose akantu kose warayikoreye niyo yaba ari mu myaka magana ngahe igihe yongeye kukubona nubwo waba warashaje ihita ibyibuka cya gihe ibintu wayikoreye ubwo ni inzovu ko nayo nabyumvise
rwose tugiranye ikiganiro cyiza, sinzi niba wowe hari icyo wabaza abakunzi wabaza ba Nadijo cyangwa se abakunzi ba Nadijo. Rwose umva uransekeje imbavu zanjye, rwose nabuze n'umuntu uzifatira. Umva ndagushimiye cyane. Nta kintu rero wabaza ba Nadijo usanzwe wibazaho ya ibintu nk'ibyo ngibyo? Kugeza ubu njyewe ntacyo ibintu mfite cyo kubabaza abantu, kuko njye naje muri mode yuko tugiye kuganira ukambagira ibyo mbaza, kuko nababwiye ko njye mbakunda mbakurikirana cyane, numva naza tukaganira bisanzwe, nta bintu by'ibibazo kugeza ubu numvaga mfite. Gusa nyine bishobotse nazagaruka wenda nanjye nateguye ibibazo nza kubabaza abantu nyine babakurikirana babakunda, yaba wowe cyangwa ukora kuri Nadijo cyangwa Nadine nubwo adahari. Yego. Nyine mwese ndabafana ndabakurikirana ahantu kantu hose, tunamwe ngenda mu postinga, kandi courage, never give up, bizacamo. Sibyo? Thank you so much. Turabakunda cyane rero, wakoze cyane kwigomwa umwanya ukaza kuri Nadijo. Natwe abakunzi ba Nadijo turabakunda cyane cyane cyane. Ya wakoze cyane. Ndizera ba Nadijo bacu nabo benjoyinze, bari bwenjoyinga iki kiganiro. Naho ubutaha. Sibyo? Uzagaruka. Naho ubutaha uzagaruka. Ya, thank you.